tabaruka dukwiriye kuva mu bintu byo kurindagira no gutakaza umwanya. Igihugu kiradusaba ko twihuta. Njye baze kubona inshuro nyinshi bantu mufite ubukwe mugerageze mugabanye ibintu biturira umwanya. Iyo umuntu yaje mu bukwe abaje kwishima, sibyo? Abaje gukora iki? kwishima no kubashyigikira. Ariko ndashaka nkubwira, uzanye abasaza babeshya gusa bari aho ngaho bari mu kubeshyana. Noneho ngo yihitiraga ngo uyu muntu ngo ahisanga muri mu nama y'umuryango ngo ibiki yihe. Abana babyemeranyijeho tuje kwishima. Natubwiye icyaba nimuganire muvuge muti ariko murabona ubu ngubu rwose abana bacu tugiye kubashyigikira. Abantu baraje, undi araje akubise hirya akubise hina, undi akubise ibindi byose, mukagorana mu binyarwanda biremereye abantu batanumva bitari na ngombwa cyane. Hanyuma hakaza uzana umugeni agatangira, hari n'abasigaye barira. Umuntu ngo impore umuntu wiboneye umugabo uravuga ngo impore yapfushije. Ndakubaza, yapfushije ko ari wamwihitema agahamagara abantu ngo baze barebe aho agiye kubereka umugabo we, ararizwa n'iki? uraza ngo urumva ngo abangaba ngo nabamuriza ngo disi banza wumva ariko ngo disi ngo tuvuyemo ngo ariko ngo yasebye se umugabo akamwa gukareba amarira arira ahubwo ngo nasibire rimwe bazagendeje ubwo umugabo yagurutse bati sanzaza kumufateje ariko bati ishano ryaguye. Ariko reka rero please, hari ibintu bimwe dukeneye kuba seriye. Abantu barye banywe babyine, ariko nimudukinire teatro, ariko muri kudukina amateatro twebwe comedy.